Hey, nitwa Muhire Aimable, nkandi umukinnyi wo muri True Romance, nkaba nyina nitwa Ibra. Hello, ni Josiane Mwiseneza, Miss Popularity 2019. Muri True Romance munzi nka Jose. Abakunzi ba True Romance turabasuje cyane. Iyi ni Actors Challenge aho umwe mu bakinnyi azajya a challenging undi cyangwa se nyina abazundi. Turifuza ko muri buze kuryoherwa, reka dutangire. Ibra yatangira mbaza. Arakoze, reka munangire nkubaza. Ibra ni umuntu ki kuri wowe? Ibra ni umuntu ki? Wenda reka mbibwi ariko wihangane ndavuga nk'inibiri inyuma ya kamera. Abantu mubona wenda Ibra mukamubona muri filime gusa. Mbese mutamuzi, ngiye reka babwiye ni umuntu usetsa. Aradusetsa twese iyo twaje gukina twatembaga imbavu ziraturya. Nuko nkubona. Ubwo rero maze kumbaza nanjye reka nkubaze. Nyine urabona Josiane uko bikose wari umuzi. Nyine wamutekerezaho gaho gute mbere yuko tumenyana, aho tumenyaniye nyine wasanze bimeze gute? Rero nari nsanzwe nkureba nkumva nanagukurikirana cyane, ariko uko nasanze wenda ibyiza nabonye abantu bose tuzi ko misi iki hari abantu babirata, abantu babishyira hejuru, ariko nasanze uri hambo, uri umuntu utuje, uzi ubwenge. Nge nicyo kintu cya mbere nakubonyeho, ko uri umuntu witonda kandi uzi ubwenge, kandi mbona usabana n'abantu bose nta bintu byo kwishyira hejuru. Ariko nyine nuko wabitekerezaga no ku bandi ba misi nta wundi mu misi uzi wirata. Nta n'undi tunaziranye ahubwo. Okay, twikomereze ngaho mbaze ikindi kibazo. Ikindi kibazo nakubaza kuri Ibra ukunda iki? Kuri Ibra? Maze no kubivuga ko ni byinshi sinanabimona, nta nubwo nanabirangiza. Icyambere nari maze kuvuga yuko asetse. Icyakabiri burya Ibra nubwo ari umukinnyi, ariko ni n'umudirector cyangwa se n'umuyobozi, mfasha myobora nanjye kuri set nkemera. Nkunda yuko nyina mfasha mu kazi ahati kora gutya. Mbese nyine ukunganira umuyobozi kuri set cyangwa se director. None se maze kumbaza ndagira ngo mbwire ni icyo kibazo cy'amatsiko ufite kuri Josiane wambaza akanyenda ukabona barije n'abantu badukurikiye? Ngiye ikibazo nakubaza murana nibaza. Kirashekeje. Ngiye ndibaza, ufite boyfriend? Ufite boyfriend? Ni wowe? Baramuzi wateye ivi. Uriya muhungu wateye ivi muracyakundana, muracyavugana, ko nta nuza kuva nakumenya sindamubona. Turacyakundana. Murakundana cyane ubu? Nako ntaramubona, mwumva gusa, niyo mpamvu njya nibaza. Umubonye mwaratandukanye ngo ngewe dukundane kubera ko nanjye umubonye wamubwira iki? Umubonye namusaba kumparira. Ariko kumva unyaboneka buriya. Ariko none okay, ubwo nacyo nyine ndagusubije nanjye wongeye kubaza ikindi. Mbaza nta kibazo. Nyine dufite Sandra, dufite Tanasha, dufite Karine na Jose. Yego. N'abakobwa bane baguhitishijemo barakubwira ati rwose vuga umukobwa wumva kabisa washyira amago wahitamo nde? Rero ntakubeshye kuko bose turakorana, turaziranye, turavugana, njyana na karakteri zabo ko iyo umuntu amaze gukirana hafi kwezi n'iki cyangwa amezi abiri umuntu umaze kumumenya. Rero rwose giye bagiye kumitishamo nahitamo Jose. Nuko muri kumwe? Oya, ndakubwira impamvu. Impamvu nuko wenda mbona uri umuntu utuje, wenda mbona wicisha bugufi, ariko abandi ewana ni hejuru cyane. Kugira muzahuze vibe, ngewe ntabwo twahuza. Kubera ko ngewe ndi umuntu uri sharp cyane, guhura n'undi muntu uri sharp bijyamvunura, umva nyine ntabwo byapfa guhura. Okay. Ikindi nshaka kubaza, ufite imodoka uranyumva, ikaba ifite imyanya ibiri kandi undi ukaba wicayemo, none hakaba harimo undi mwanya umwe usaguka, hari hagati ya Ibra na Richard, ninde washyiramo? Ubwo tujya hese
mugiye urumva ni choice ifite umuntu umwe hagati yanjye na Ibra nako na Richard turi kugenda mu nzira ari ngombwa kuri butwara umuntu umwe muri abo bantu ari Richard na Ibra watwara nde none se muri filime se cyangwa mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe okay twashaka imodoka nini ibi bari bujyemo bose ntago iyo ngose nashobora kwimana ni choix multiple none se urumva uko biri kose nta modoka y'imyanya ibiri kunze yenda zibaho ariko mu Rwanda nta ikunze kuboneka none irahabaye oya njena undi muntu urimo wafashe umwanya utari nge yavamo aboga babiri bakajya akenshi twatugiye no gukina oya ndi kukubwira none umva reka mbihinduye kuri moto ari moto urutwaye moto ari ngewe ari Ibra na Richard uri kuri moto ari umuntu umwe uri gutwara uko byemeye gutwara umuntu umwe tukaba turi mu nzira watwara nde habaho moto zijyana imyanya 3 ariko banda arajya gushaka imyanya 3 urimo usuko ko Ibra urajya ngusubize guki kuri kumbaza ibintu bikomeye koko kirakunaniye nago kinaniye nje ndumva nabatwara bose ubundi subwo nabanjanye okay umwe nyine nababwira nti rero mugiye kwifatira umwanzuro hagati ya Ibra na Richard niba ari imodoka turimo uri bufata akamoto tugahurira aho tugiye cyangwa kuko nje nago navuga ngo uwo nuhe nyine wafata akamoto nimwe mwamwihitiramo mwe babiri mwe mwese dufata kimwe muri make yes kimwe pe okay cyangwa baza rero yenda tunasoza tugera ku musozo kandi turabashimira mwe mwakomeje gudukurikira ariko ikibazo ngiye kubaza Ibra cyanyuma nana kibaza abantu mwese mudukurikiye muze no kwandika ndahari muri comment nihe wenda nuko rwe twahuye ariko nabandi harimo abo twagiye duhura tumaze guhura ni iki nyine wambonye kikagutungura wumvaga ko kitaba naba ntakora rero nabivuze ngiye nkunda kureba character kuruta kereka umbwiye nyuma y'ubuzima bwa character nyuma yo kubana kereka sinzi kereka wenda nkwereke hari nk'ukuntu abantu iyo bumvishije ngo umuntu n'umustar bumva ari umuntu w'igitangaza ugasanga wenda bazi ngo Miss Josiane ahahira muri supermarket gusa ntabwo mushaka gukubitanira wenda mu isoko rya Kimironko cyangwa se nimushaka gukubitanira he ugasanga nyine niyo myumvire afite cyangwa se ntabwo dushaka guhura muri quartier agenda n'amaguru weho nyine ntabwo waba waratungwe na kimwe muri ibyo ngibyo ngiye kubera ko rero nge nayo ngufiteho amakuru menshi ahubwo aruta ay'ukuri kubera ko numvaga abantu bavuga Kanaka afite bino yarakize bamuhaye inzu abandi bamuhaye amamodoka bamuhaye iki rero ibintu byose nasanze wenda harimo ibyabeshywaga warashatse harimo nyine natungwe no gusanga uri inkumi amakuru mbese ubundi nzi ko washatse warongowe kandi ikibazo cyawe uracyakigarukaho arumva nasanze uri inkumi nzi ko washatse n'iki nkamenya nkaba nzi ngo nyine uri umugore urubatse gusa natungwa no gusanga uri urubyiruko kandi wari twenda afite n'akana k'imyaka nawe cyatuzahura utwite uko batimbwira ko tuzahura wabyishinga wasanga karimo wasanga harimo nk'amezi 3 niba ukoreraho kandi nkoreraho gushaka kana se no gukorera nese kajya kuri bluetooth ni ngombwa ube wakoze ubu baranaga printing ariko akana cyeka ni uvuga ifoto ndumva rero ikibazo cya nyuma nakubaza ese ku muhungu ni iki ukunda physically kuri we ni iki ukunda iyo ubonye umuhungu ni iki ukunda kuri we physically nyine umuhungu je kubona umuhungu mananje umuhungu ushaka kuba afata umwanya agasenga mba numva ari igitanga ni igitego wambajije physically uko agaragara okay physically na ubwo wenda icyo ni kimwe ariko physically nyine nk'uko wambaye bareberekana urukweto wambaye ngiye umuhungu wambaye urukweto rwiza nawe nyita numva kabisa ari sawa nyitanya mu amanota yose physically ukunda imyenda uko agaragara face uko agaragara fitness ye uburyo yambaye nyine urukweto yirekuye yambaye urukweto apana nyine yambaye urukweto rwose we nturi nk'aba bakobwa akunda amatuza akaboko nk'aka kanjye kateruye n'iki inda iki okay icyo se ibintu buryo biza nyine utanavangura bikora uyu munsi bite biza ntabwo najya ariko umuhungu kabisa wirekura akambara fresh umuhungu amubona ndane kabisa umuhungu aranyemeje wakoze rero kunsubiza ku bibazo byose nakubajije nabitumye nkumenyaho birushijeho nanamenye uko mfata ndishimye cyane ikindi ndashimira abantu badukurikiye baturebye turabashimira
nanjye ntago nabura kugushimira wakoze kandi ndashimira n'abantu badukurikira bari hanze abantu badukurikira bari i Burundi cyangwa se abarundi bari hirya no hino bose bumve ko tubakunda turabishimira cyane nakagaruka ubutaha muzabona Actors Challenge y'abandi bakinnyi uyu munsi yari Ibra na Jose ariko ubutaha hazaza n'abandi mwibuke gukora subscribe kuri Rwandan All Star munarebe True Romance ni filime nziza noneho tugiye kubategurira ibintu ewana biri ku rundi rwego rwose tuzabibabwira nitugaruka